muri 1992 bazanye icyo bumvaga cyitwa kugabana ubutegetsi. Kugabana ubutegetsi uko babyumvise bo bya kugabana imyanya y'abaministri muri guverinoma. Ugasanga rero byaratangiye MRND igira iti nitwe dufite ubutegetsi turagumanwa kimwe cya kabiri cy'iyo myanya, andi mashyaka nayo atwara igisigaye. Barayagabana ndetse bamwe bashizeho n'amashyaka kugira ngo bajye muri iryo gabana batoragure. Mu mishyikirano twaberetse ko ubutegetsi atari imyanya y'abaministri gusa. Icyo cyaje kuzana ikibazo gikomeye ko twabereka ko ubutegetsi bw'igihugu kuyobora igihugu atari kuba ministre. Kuyobora igihugu ntabwo ari ukuvuga ngo pariti yanjye ifite ministeri, ariko ahubwo ni ugufata icyemezo cyo gufatanya n'abandi banyarwanda kugira ngo ibibazo byabo bikemuke mu buryo bwinshi, guhera ku bantu basanzwe, ku bacuruzi, ku bantu b'imiryango yigenga, ku bayobozi batoya, ari abakonseyeri, abagumestre, guhera mbese ku munyarwanda wese akumva afite uruhare muri ubwo butegetsi no kuyobora igihugu. Ibyo basanze ari igitekerezo kitumvikana. Twe rero mu byo twahaniraga no kugira ngo bumve ko bakwiye gufungurira abanyarwanda bose ijambo n'ibikorwa byatuma bagira uruhare mu kuyobora igihugu. Byatumye rero nko ku rwego rwa Perezida wa Repubulika tugerageza kugira ngo ubushobozi yari afite bwose yikubiyeho bugabanuke, abusaranganye n'izindi nzego. Parlement ikore, abaministri bagira icyo bavuze, abacamanza bagira ibyo bakora bisanzuye, mbese bye kuba ingufu za perezida wenyine. Icyo cyatwariye umwanya ndetse mu byarakaje Habyarimana n'icyo kirimo. Turushaka nuko na guverinoma n'abaministri nubwo yagira ikivuga igomba kugira abayicunga. Ubwo nuko kugabana ubutegetsi. Abacamanza bakigenga ariko nabo ntibigire ruharwa bakagira nabo bacunga uko bakora. Bityo mu nzego zose. Ibyo ndabona ikindi cyabateye impungenge nibyo kugira ngo abashinzwe umutekano w'igihugu ari ingabo, ari abariya muri za serivisi zindi za maneko n'ibindi byose baba abantu bakorera igihugu badakorera umuntu, bagira amategeko bagenga agabanya, bagira ndetse nabo kumva ko bo bakorera igihugu bakagengwa n'itegeko shingiro nk'abandi banyarwanda batagombye gukorera umuntu. Twasanze ministeri bamaze kuzigabana, ugasanga nka ministeri z'ubukungu zari zifitwe na PSD, izindi ziri hagati z'ubutegetsi zifitwe na MDR, hanyuma izindi zarasigaranwe na MRND cyane cyane by'amashuri, by'igenamigambi, iz'ingabo, iz'imitegekere y'igihugu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Twebwe bumvaga icyangombwa atari ukugira ministeri n'iyi, ari ukuba duhari muri guverinoma kugira ngo ibitekerezo byacu nabyo byumvikane. Izo badusigiye rero nizo twafashe, uretse ko twavuze ko twagerageje kuvuga yuko MRND itagumana ministeri zishinzwe ubusugire bw'igihugu yonyine, igomba kubifatanya n'abandi bafite ibitekerezo. Tugasanga nk'ikibazo cyo kurinda umutekano w'igihugu tubifitiye ibitekerezo, tubifitemo ubumenyi, twagomba kubifatanya nabo. Tubahitishamo niba bashaka ministeri y'ingabo cyangwa iyo y'ubutegetsi bw'igihugu, bahitemo imwe, iyindi bayiduhe kuko zirunganirana mu byerekeye gucunga umutekano w'abaturage. Ngira ngo iyo niyo yonyine twakomeyeho kubera nyine impamvu z'uko tutari kubiharira MRND yonyine, kandi natwe tubifitemo ibitekerezo bihamye, twaramaze no kwerekana ko tubifitemo ubumenyi. Ariko izindi zose twafashe izijyanye n'imibereho y'abaturage, twafashe baduhaye ministeri y'urubyiruko, dufata ministeri y'ubuzima n'izindi nk'izo bo batumva zifite icyo zivuze, ariko kuri twebwe ari ministeri zijyanye n'imibereho y'abaturage no kubana nabo no kubashakira icyatuma bamera neza kuruta uko byari bimeze. Amasezerano ya Arusha yari nta makemwa.
yari umusingi u Rwanda rwari kubakirwaho ntirube rwahirikwa n'ubusa. Ariko se abayashyizeho umukono bose niko bayemeraga? Kuki byabaye ngombwa ko habaho indorerezi zingana kuriya? Minuar se yo yazanywe n'iki? Kuki abantu ba FPR bari kwinjira mu nzego z'inzibacyuho yaguye barinze guherekezwa n'ingabo zigera kuri 600 zose? Igitero cya Gasyata cyagabwe ku bayobozi ba FPR baje i Kigali cyari kigamije iki? Tujya mu masezerano ya Arusha twabonaga ko ari uburyo koko bwatuma ibibazo twabona u Rwanda rufite cyane na byinshi cyane nkuko twabigize mu masezerano ko bishobora gukemuka. Twumvikanye n'abayoboraga igihugu icyo gihe bakaba batanga umwanya ku banyarwanda kugira ngo bisanzure bakemure ibibazo byabo. Twabitangiye rero twizeye ko ari ikintu cyashobora kutugeza ku mahoro, kikanatugeza noneho no kubyo twifuzaga byahinduka mu gihugu, ari imitegekere y'igihugu, ari kuvanaho ubukandamizi bwa bumwe bwari buhari, mbese no kugarura abanyarwanda umwidagaduro wabo. Ariko mu gihe twagiye kurangiza amasezerano cyane cyane kuva muri 1993 twabonaga yuko MRND na Perezida Habyarimana bagendaga basa naho badohoka kuri ayo masezerano, bakadohoka ku bitekerezo birimo, ndetse batangira no gutegura n'imigambi bigaragara yo kuzayanga no kugira abanyarwanda nabi. Navuga ko igihe twagiye kurangiza twaramaze no kubwira isi, twarabivuze kenshi yuko tubona ko abo tuvugana nabo, abo dusezerana nabo bo nta mutima babifitiye. Ntabwo nakubwira rero ko nanjye numvaga icyo gihe icyizere yuko bazabyemera cyari guturuka ahandi uretse mu byo twasezeranye, uretse no n'umutima nama wabo, kuko nabonaga barahindutse. Ibyari bikuye muri ayo masezerano twarabyemeraga, ngira ngo n'ikimenyimenyi twakomeje kuyakurikiza naho bayangiye bakica abantu bakarwana, kuko ibyo twashaka ko byahinduka mu Rwanda n'uburyo byagenda byari bikuye muri ayo masezerano, byari bikuyemo twarabyemeraga. Ariko kuba twarasinye twibwira yuko Habyarimana MRND bazayakurikiza, ibyo byabaye nk'uko bivuze nko gutanga umugabo, byabaye nko kugira ngo tuyashyireho nanayanga nagira n'ukundi bizagenda abandi banyarwanda bazashingireho kugira ngo babone uko bazana impinduka mu gihugu cyabo. Ariko mu kwezi kwa 8 1993 dusinya amasezerano, ndibuka hari tariki enye, twe dufite ibimenyetso bihagije yuko Habyarimana azashyira mu bikorwa. Ariko nkuko navuze kuyemera ibirimo twarabyemeraga, ariko kuba bizakunda nkuko twabigennye, tukuza mu gihugu abari hanze n'abandi, tukagira umwanya wo kugira ngo dutegure igihugu kugihindura n'amatora n'iki, byo twabonaga ko bitagishobotse. Ariko twakomeje kugerageza dutanga abagabo ko abanyarwanda bose bayakurikiye, tugatanga abagabo no ku banyamahanga bari badushyigikiye muri ibyo ngibyo. Ariko twe ku mutima twumvaga twebwe bizagora kugira ngo tuyakurikize nkuko twabigiriye amasezerano.